ziratunyura zikatwubaka namwe mu mutega amatwi kugira ngo abafashe gusohoka muri ya mamesa. Abadaheranwa one. Ndagira ngo nanjye mvuge akajambo gatoya katari butene kuko nkuko coordinateur yavuga amasaha aragenda kandi murabizi dufite urugendo. Ndagira ngo rero mbanze nshimire coordinateur w'iki kigo n'ubuyobozi bundi bumukuriye bw'i Kigali. Tubashimire ko igihe cyose twifuje kuza ahangaha kugira ngo tuganire namwe, kugira ngo tubatagatifuze mu masakramentu, gahunda yacu bayakira neza kandi twanagira bakatugaragariza koko urukundo, bigatuma ubutumwa bwatuzanye tubukora neza. Ndagira ngo rero coordinateur Dr Jean Damascene mwongere mu mushimire ukuntu atwakiriye tugeze ahangaha. Banishimira na abihaye Imana twazanye, Padiri Eugene ukuriye ishyirahamwe ry'abihaye Imana hano mu Rwanda, ririmo abapadiri, ririmo abafurere, ririmo ababikira. Ni ijambo ubundi mu gice mu rurimi rw'igifaransa ryitwa kosomare. Mumenye ko bari abantu bifuje kugira ngo babasure muri uyu mwaka turimo, wenda ntimubizi cyane, ariko muri uyu mwaka ebyiri zikomeye. Hari yubile y'imyaka 2025 Yezu aje kuri isi yacu kugira ngo ducungure. Mwari mubizi? Mwari mubizi? Mu madini yose uko yaba ameze kose, imyaka 2025 yashize Yejo aze ku isi kandi azamwe no kuducungura kugira ngo tudaheranywa n'icyaha. Ubu turi muri iyo yubile rero ikomeye ku isi yose, ku isi yose, yubile y'imyaka 2025. By'umwihariko ariko abagatolika tukaba no mu yindi yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Mu 1900 nibwo abamisiyoneri ba Afrika batugejeje inkuru nziza hano mu Rwanda. Turi muri iyo yubile y'imyaka 125. Muri iyo gahunda rero ab'Imana batekereje kusura ibigo bimwe na bimwe mu gihugu birimo abantu bafite imibereho yihariye, nk'abagororwa muri za gereza, nk'abana bari mu bigo bibarera bibagorora. Nza kuganira nabo ndababwirane rero abo bantu mwageze ni byiza ko mwahasuye mukagira n'abo bantu, ariko hari igice cy'abantu mugomba kuba mutazi nifuza kuzabereka. Turaganira bati cyitwa ngo iki cyo cyiciro. Ndabwirane nabitwa abadaheranwa bo kwiwawa. Buriya benshi nibo bwa mbere bageze hano, bajyaga bahumva gusa cyangwa se bagasoma ku ikarita. Nk'abanyirango rero mumfashe tubashimire cyane kuko icyifuzo nabagejeho cyuko twazazana hano kugira ngo babasure nabo muri gahunda yo guhimbaza izo yubile zombi, bamenye abadaheranwa bo kwiwawa n'icyo tubategerejeho mu masomo murimo guhabwa igihe muzaba mwagarutse muri sosiyete. Mushimo bafashe tubashimire cyane. Ndagira ngo mfashe kandi ushimire na padiri mukuru wa Crete Congo Nili n'abapadiri bagenzi be babana bafatanya ko nabo mu mirimo bashinzwe hariya muri Paruwasi ya Crete Congo Nili twabongereyeho n'iyi nayita nka santrale, iyi santrale yo kwiwawa kugira ngo bajye bayimenya nayo baze babafashe babatagatifuze mu buryo bunyuranye kandi bakaba babikora neza kandi babyishimiye. Ndagira ngo mufashe nabo tubashimire.
abandi nshimira ni abapadiri baberetse bandi rero. Ushinzwe urubyiruko mu Rwanda hose muri Kiliziya Gatolika, umva anyura ahantu henshi, agenda henshi, ariko ntiharazi ko afite urubyiruko rukaba kabihumbi 5 hano ku Iwawa. Agomba nabwo gutekereza mu madini anyuranye, birumvikana. Ngashimira padiri ushinzwe urubyiruko muri diocese ya Ruhengeri, ubwo ni karere ka Musanze, Burera, Gakenke, Rurindo, Nyabihu. Ubwo nta bantu bari muri utwo turere mvuze murimo. Buriya yarashinzwe urubyiruko muri utwo turere, kandi ngira ngo azajya gutanga ubutumwa yuko igihe mwavuye ahangaha ubwo b'Abagatolika ariko n'abandi mu yandi madini yo muje mutugana turabakira kugira ngo tubafashe kugira ngo mudasubira kuba muri ibi buzima mwabayemo. Abapadiri, padiri ushinzwe Pacis TV mwamubonye, nabo bazanye bose, abakozi ba Pacis TV, abakinyamateka, aba Radio Maria, abo bose mvuze n'abari twazanye nabo kugira ngo barebe, nabo buri ashobora kuba ari abahaje bwa mbere. Abo bose n'abantu babatekereza, ndagira ngo mubashimira bose twazanye. Ndagira ngo ariko namwe mbashimire, nawe ubwanyu mbashimire. Igihe cyose nzahangaha buri mwaka ndaza muri kwezi kwa gatandatu cyane cyane gucunga akazi gatangiye ku, ariko buri gihe nje ahangaha mbona ukuntu abadaheranwa mufite morale, ngakeka ko amasomo muhabwa agomba kuba bagera ku mutima, ndetse mukaba mufite n'ibyishimo byo kuzagaruka muri sosiyete. Ntabwo gukoresha ijambo nagiye numva na bamwe ngo nidusubira mu gihugu. Hano ni mu gihugu, ni mu Rwanda. Ngo nisubira mu gihugu, nimugaruka muri sosiyete iwacu, nyako amasomo mufata ahangaha agomba kubagirira akamaro. Mwazagaruka kuko mukaza muri abantu baje kugira ngo twongere dusabane, tubane neza, twirinda bya byaha na za ngeso zatumye muza ahangaha. Ngashimira ubuyobozi bw'ikigo kandi ko mu masomo babaha yo kubagorora mu nzira nziza, banabafasha kugira ngo mugire n'umwuga muhakura. Iriya myuga babigisha nayo izabafasha. Mu gihugu cyacu niko tubayeho, tugereza kugira ngo buri wese agire icyo akora, ye kubangamira abandi, ye kubabera umuzigo. Ibyo rero mubikomeze, amasomo muhabwa abagirira akamaro, kandi koko mube nka Sawuli, mwiyemeze umugambi wo guhinduka, kugira ngo muze dufatanye kubaka Kiliziya, kubaka igihugu, kubaka imiryango yanyu. Bamwe muri mwe mufite n'ingo mwasize, mwasize abagore banyu n'abana banyu, mwasize abavandimwe banyu cyangwa se ababyeyi banyu. Ibyo byose murumva ko ni icyuho mwateye aho mwari muri kandi bitari ngombwa. Za ngeso rero mwagiye mutubwira zatumye muza ahangaha zirimo ibiyobyabwenge, zirimo ako gatabi, zirimo bwa bujura bwo gutwara iby'abandi. Ibyo byose nkeka ko nagiye kuvuga ngo muzabisige ahangaha, babijya hano babibika birangire mwe kuzongera kubisubiramo, sibyo? Murabyemera? Kuko nicyo tubifuriza. Buriya Padiri Eugene yabaye inyigisho nziza cyane, yabahanuye ibintu byinshi, akoresha amagambo kandi anyuranye kandi meza. Ari nagira ngo nsoreze ku kintu dusanga mu Ivanjiri. Nababwiye ibya Sawuli wabaye Pawulo, ariko nagira ngo ngaruke no ku muntu wa mwana twita
umwana bamwe bamwita umwana w'ikirara, abandi bakamwita umwana w'ikirara. Muramuzi? Mu ivanjiri muramuzi? Wa mwana wabwiye se ati mpibyanjye, akamutereje umunani, Isaka mu umunani we akawufata. Yabigenje ate? Yagiye mu maraha, yagiye mu maraha arawangiza, ariko nyuma ubuzima bumubihiye aratekereza, asubiza ubwenge ku gihe, asubiza ubwenge kugera, avuga ati ariko ibi kuba aho yari ari ngo nta nubwo yabonaga no kubona ibyo ingurube zasigazaga kuba yabibonaga ntiyabonaga ubimuha. Aratekereza asanga yarakosheje, aravuga ati ngiye gusubira kwa data musabe imbabazi. Ariko atekereza ati ko sinzi niba data azampa imbabazi, sinzi niba, ariko nibura azangire umwe mu bagaragu be, kandi yari umwana w'umubyeyi we. Ubu namwe igihugu cyacu ni nkaho cyabahaye umunani wanyu murawangiza, siko? Bamwe mwarize, ndetse nabo numvise mwageze no muri segonderi no muri universite. Umwaka ushize nigeze gusanga umuntu ahangaha warimo akora maîtrise masters, ariko aguhanga azanga. Ubwo igihugu cyabahaye umunani wo kugira ngo mube abantu bazima mwibesheho, aho kugira ngo mukoreshe neza muragenda murawangiza. Ariko igihugu kimeze nka wa mubyeyi, ntabwo kishaka kubaterana n'ubundi. Wa mwana agarutse byagenze bite? Murabyibuka? Wa mwana agarutse ngo agihinguka mu mpinga hirya kure, Isa bamubwiye ko ari umwana uje, byabigenje ate? Yarishimye, bamuhereza imyenda yo kwambara mishyashya, abagisha ikimasa cyo kugira ngo bakore umunsi mukuru, tumira imivandimwe n'inshuti kugira ngo bishimire wa mwana wari warazimiye none akaba agarutse. Nguko igihugu kibategereje rero. Igihugu cyacu kimeze nk'umubyeyi kirabategereje, nimugaruka muzaze mwisubiyeho, muzaze mwafashe imigambi nyayo, muzaze mwiyemeje kutandukana na za ngeso mbi. Nanababwiye mu kanya mu nyigisho ko muzajya no kwigisha abandi, muzajya kwigisha bagenzi banyu, ubwo barahari bakiri muri ibi ngibi mwabayemo. Mugende mubigishe, mubabwire ko ntacyo byazabagezaho, ahubwo nibabireke bakoresha amaboko yabo, bakoresha ubwenge bwabo mu bintu byiza byubaka imiryango yabo, byubaka igihugu cyabo. Nicyo tubifuriza, nicyo gituma tuza aha ngaha, ari twe, ari ngewe cyangwa se na padiri tuzana, tukabafasha kugororokera Imana mu masakaramentu anyuranye. Ariko n'abandi mwese, niba utabatijwe uyu munsi, niba twakomejwe uyu munsi twagusakaramentu Eucharistia uyu munsi, ariko mwese nicyo tubifuriza, no kugaruka mu nzira nziza, mukakirwa, igihugu kikabakira mu byishimo. Nuko coordinateur yavugaga, nibyo nazanye n'abapadiri banyuranye, nabihaye Imana n'ahandi igihe muzava aha ngaha. Ubundi murabizi ko muvanga bakabageza ku turere, ariko n'amaparasi yacu arahari arabategereje kubagisha inama. Mperutse gucana muri paruwasi sinibuka iyo ariyo, ingeso zacu ya Nyundo. Umuntu araza arandamutse arambwira ati nari umudaheranwa kwiwawe, waradusuye. Ndamubaza nese ubu ngubu ukora iki noneho? Ambwira ko afite koperative yashinze irimo n'abandi muri urubyiruko arimo kuzana, rwari rumeze nkawe mbere, ariko arwara mu nzira nziza. Namwe nicyo tubategerejeho rero, nimuza muzaze mufite izo mbaraga n'ubwo bushake bwo kugira ngo mudufashe kugira ngo abantu bagaruke mu nzira nziza bagenzi banyu. Navuga ko nazanye n'abapadiri, kandi muse narabibabwiye, nibinkundira n'abasenyeri tuzazana, abasenyeri baho mukomoka hirya no hino murabibabwira. Ariko abasenyeri tugira za gahunda nyinshi bikanga, ariko nzagumya kubibasaba. Hari igenda nzazana n'abepiskopi bagenzi banjye, mubabone nabo bahe ubutumwa, w'i Kigali, w'i Kibungo, wo mu Ruhengeri. Padiri Jean de Dengira ngo uzanabwira musenyeri uko babibonye, bizatuma mumufasha kugira ngo abikunde, tuzaza n'ubutaha.
Ibyumba, Cyangugu, Butare, Kabgayi, Gikongoro, aho hose ni murimo mukomoka hose. Harya nzajya kubibasaba wenda harya tuzazana nabo mubone ko kiliziya ibatekereza, mubone ko igihugu kibatekereza kandi cyifuza ko mwava muri ubu buzima butari bwiza. Kuko dukunda guhora tubibabwira ko ubundi umwanya wanyu ntabwo ari nahangase, ari mu mwanya wanyu ntabwo ari byo. Umwanya wanyu ntabwo uri ahangaha, wagombye kuba mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, mu gihugu wa mugani wanyu nk'uko mubivuga, kugira ngo dufatanye kubaka igihugu. Reka ne kurambirana rero kwa rukongera gushimira iki kigo uburere kibaha, kandi tushimira ko ubufatanye igihe tujanga ukuntu twakirirwa. Kandi mwese Imana ikomeze barinde, mukomeze mwakira amasomo neza. Ningaruka ahangaha umwaka utaha, ku mwaka utanzagaruka n'ubundi. Coordinateur yifuza kwenda n'ikindi gihe naza ariko ntibyankundira, ariko abapadiri padiri mukuru n'abafatanya baraza kenshi ko bishoboka. Icyo mbijana ngiye nuko buri mwaka nzajya nza, kandi nzakomeza kujya amazana n'abandi bashyitsi benshi kugira ngo bakomeze babahe inama nziza. Ariko ngo ndakeka ko umwaka utaha nituza nimwe tuzongera kuhasanga se. Ariko nimugenda bizaba ari byiza nyine ko tuzabasangiye, ariko muzabwire n'abandi bagenzi banyu ko atari byiza ko bazangaha. Muzababwire ko atari byiza ko bazangaha. Ubwo rero niduhura umwaka utaha cyangwa uzakurikiraho mwarageze mu buzima busanzwe, muzakomeze muba abagabo beza, muzakomeze mube intumwa nziza za Yezu Kristu, muzakomeze kuba abadahera. Murakoze cyane. Yego, Musenyeri wacu arakoze cyane, n'abatuganirije bose bakoze, kandi namwe banabashimye. Ariko nagira ngo nongere rwose nshyireho agakeregeshwa kuntu mutega amatwi, kuntu mukeye, abahawe amasakramentu. Birashimishije rwose, murimo kudutera kwizera. Ngiye kuvuga ngo kwibera hano ntako bisa, turi kumwe.